tubahaye ikaze mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Abami ba mbere igice cya 18 kuva ku murongo wa 4 ngaho dusemere umwuka wica imihamagaro niwo tugiye kuvugaho, ariko dufate n'umwanya wo gusenga kugira ngo tuwusenye ku buzima bwacu. Umwuka wica imihamagaro, dusomere rero abami ba mbere igice cya 18 kuva ku murongo wa 4. Ndetse ubwo Yezebeli yicaga abahanuzi b'Uwiteka, Umva ngo ndetse ubwo Yezebeli yicaga abahanuzi b'Uwiteka. Kuki utibaza uretse gato ku kantu tukavugeho, ni gute umuhanuzi w'Uwiteka yicwa na Yezebeli? Icyo wakibaza, kuki Imana yemeye ko uyu muhanuzi yicwa, akorwaho, aba bahanuzi bicwa bagakorwaho bakicwa na Yezebeli? Komeza usome tumve. Bade yajyanye bamwe muri bo 100 bahisha mu bubiri. Uwitwa abahanuzi 50 abahisha mu buvumo bubiri, akajya bagaburiramo imitsima n'amazi yo kunywa. ahababwira Obadiya ati umva, ugende igihugu cyose no mu masoko y'amazi yose, ugende mu gihugu cyose no mu masoko yacyo, ahari twabonamo twatsi two gukiza amafarashi n'inyumbu ukabaho, idupfushe amatungo yacu yose. Wenda buhagaze aho ngaho, wumvise yuko uyu witwa Obadiya yagize impuhwe, afata abahanuzi 50 abahisha mu buvumo bubiri. Umuntu wahishwe uri gukora yabasha gukora? Urumva ko abarokotse umwuka wa Yezebeli ntabwo babashije gukora n'ubundi, batangiye kujya mu bwihisho. Ndashaka kuvuga ku mbaraga zica imihamagaro. Aba bapfuye hari abatarabashije Yezebeli, hari abatabashije kurokoka uyu mwuka wa Yezebeli arabica. Abagiriye ubuntu bwo kurokoka Yezebeli, biratubwira ngo hari umuntu wabafashe abahisha mu buvumo 50. Noneho tekereza rero, aba bari abahanuzi b'Uwiteka bavugana n'Uwiteka, ntabwo ari abahanuzi b'ibinyoma, ni abahanuzi b'ukuri bagirana umubano n'Imana, bari bafitanye umubano n'Imana, bari bafitanye ubumwe n'Imana. Ariko uhagurutswa no kugira ngo bice. Noneho rero sasa mvuga ibi ngibi ndagira ngo wowe ukurure wowe uriwe, urinde imbere y'umwuka wa Yezebeli. Niba uyu mwuka wa Yezebeli warabashije guhitana, ndabivugira kugira ngo kanguke ube maso, kugira ngo utirara, ngo wumve yuko Satani n'abakozi be batakwica ubuzima bwawe mu buryo bw'umwuka, cyane cyane mu gice cy'umuhamagaro. Iyo tuvuga umuhamagaro rero ni ikintu kiga kugira ngo abace mu gihugu. Nk'umuntu rero wari umwamikazi, Yezebeli yari umwamikazi, atangira kubahiga arabica. Ariko uwitwa Obadiya afata ibyemezo byo kubahisha. Uwiteka guhisha umwuka wa Yezebeli mu izina rya Yesu. Amen. Uwiteka gukiza umwuka wa Yezebeli. Imana ihagurutse umuntu uguhishiza uyu mwuka wa Yezebeli mu izina rya Yesu. Noneho rero kubera yuko muri icyo gihe Eliya yamapfa, murabizi ko Eliya yateje amapfa, imvura yari itakigwa, nibwo uyu nguyu Obadiya yabwiwe kugira ngo azenguruke mu gihugu arebe ko hari ahantu haboneka amazi yo kugaburira amatungo, kuko nta mazi yari ari mu gihugu, nta mvura yari ikigwa mu gihugu. Ku bwa Eliya wari waragize ifuhe ry'Uwiteka, abonye ukuntu abantu bose bayobejwe n'uyu mugore Yezebeli, bataye Uwiteka bakayoboka ikigirwamana Bayali n'ikigirwamana Ashera, bakayoboka abahanuzi b'ibinyoma. Eliya nk'umuhanuzi mukuru muri icyo gihe, Eliya yari umuhanuzi mukuru uri hejuru yose, aragenda abwira umwami, aramuga ngo imvura izagwa igihe nzabishakira. Amaze kumubwira iryo jambo, tubona Eliya yarazamutse umusozi gusenga. Nakubwiye ngo niba ibyo bitwigisha iki, ushaka kugira ngo icyo wavuze kibe, icyo watuye kibe, niba watuye ngo ndi umukire, ndi umutunzi, ndakize, ukabivugisha akanwa kawe, kugira ngo bya bindi wavuze bibe, ibanga nuko utangira kubisengera. Semene men. Niba wiyatuyeho kukiza indwara ako kanya, niba wiyatuyeho kuri umutunzi, bigusaba kuzamuka umusozi ugatangira guprovoka bwa butunzi kugira ngo buve mu mwuka buze mu mubiri.
semeneme. Nguko ibanga Eliya yakoresheje nk'umuntu wari uzi imikorere y'isi y'umwuka, akimara kubwira Ahabu ati imvura izagwaho nzabitegekera, aragenda ahita azamuka umusozi ajya mu buzima bwo gusenga yiberaga mu misozi. Ubwo urumva ko yatangiye kuboroka ikirere rero, kugeza igihe ikirere noneho kimaze umwaka wa mbere ucaho nta mvura, umwaka kabiri nta mvura. Urumva ubwo n'amazi mu gihugu arakama, hari amasoko y'amazi yagendaga akama. Noneho rero sose uyu Obadiya nibwo yatumwe kujya gushakisha amazi cyangwa se ahantu hari aho hantu hari utugezi, nuko bagabana igihugu kugira ngo bakigende cyose. ibaze Ahabanyura inzira Obadiya nawe anyura iyindi. Ahabu nk'umwami nawe yaciye inzira yiwe ajya gushaka amazi, Obadiya nawe aciye iyindi nzira. Komeza noneho. Obadiya akiri mu nzira Eliya aramusanga. Obadiya aramumenya, amukubita imbere yubamye, aramubwira ati mbega ni wowe Eliya databuja? Aramusubiza ati ni njye. Genda ubwire shobuja uti Eliya ari hano. Genda ubwire shobuja uti Eliya ari hano. Obadiya aramusubiza ati nagucumuyeho iki gituma ungabiza Ahabu ngo anyice? Nagucumuyeho iki gituma ungabiza Ahabu ngo anyice? Urahira Uwiteka Imana yawe ihoraho kuko nta shyanga cyangwa igihugu databuja atakwijemo abantu bo kugushaka. Urumva ngo databuja ari Ahabu yari yarakwije abantu bose mu gihugu ashakisha Eliya, ariko Eliya nawe urumva ko Imana yari yaramuhishe, yiberaga mu misozi Imana yaramuhishe. Komeza hepfo. Babahakaniye ko utariyo, arahiza abo bami cyangwa amahanga ko bakubuze koko. Nuvuga ngo yabashije no kujya mu bami no mu mahanga no mu bindi bihugu amushakisha. Ibaze gushakishwa, umuntu umwe ashakishwa mu bihugu no mu mahanga. Buriya ni kenshi Imana ikurinda ibiguhiga bigushakisha byakubuze. Imana ikurinda ibintu bikomeye mu isi y'umwuka. Hari abarozi buriya bakomeye bakubuze, hari urupfu rwakubuze, hari amashitani yakubuze kubera Imana yagiye guhisha. Nihabwa icyubahiro Imana yagiye guhisha bimwe na bimwe. Ibyo ubona byagiye bikubaho mu dushashi ntabwo ari ibinyakuri byakagombye kuko byakagombye kuguhitana, ariko Imana yaraguhishe. Nihabwa icyubahiro nge nawe Imana yaduhishe. Komeza hepfo. None ngo ngende mbwire databuja ko ari hano, ariko nimara gutandukana nawe umwuka w'Uwiteka arakujyana ahandi ntazi. Urumva ukuntu Eliya amavuta yari yaragezemo. Nuvuga ngo Eliya yari umuntu wari uri mu cyiciro, wumva yari ari hejuru, wumva ko nyine yari umuhanuzi mukuru uri hejuru y'abandi bose bibishwe. Nuvuga ngo Eliya igihe cyaragera ngo umwuka w'Uwiteka ukamuzaho, ukaba watuma abura, ukamushaka ukamubura, ukamuterura ukaza ugashakisha ugasanga ntaho hari, umwuka w'Uwiteka yamutwaye. None uyu Obadiya niyo mpamvu ndabizi ati nuhincuka nimara kuvanga agiye kubwira Ahabu ko nakubonye, umwuka w'Uwiteka arahita kuzaho kujyana ahandi ntazi. Hanyuma ni Ahabu naza yumve ko namubeshya nyice. Reka komeza hepfo. Nuko ningerayo nkabibwira Ahabu akaza ntakubone yanyica. Ndakubwira ko uhereye mu buto bwanjye umugaragu wawe nubahaga Uwiteka. Atangiye kwereka ukuntu abantu ba kera bacaga bugufi imbere y'abakozi b'Imana. Uyu nawe urumva ko yari umukozi w'Imana, ariko atanyoba kuva kera kose nubahaga Imana, tagira ngo ndi umupagani, tagira ngo nubahaga Imana. None rero komeza hepfo wumva ibyo yamubwiye. Ntibabwiye databuja icyo nakoze ubwo Yezebeli yicaga abahanuzi b'Uwiteka? Ese urumva atangiye kumwita databuja. Ntabwo bakubwiye, ntiwigeze umenya ko nahisha abahanuzi b'Uwiteka? Ko nahisha abahanuzi b'Uwiteka 100 mu buvumo 50 ajya mbagaburira umutsima n'amazi yo kunywa. Ibaze ko yanabagaburiraga ibyo kurya bye. Urabyumvise ngo yabagaburiraga abantu 100. Arabahishe muri uko kubahisha kugira ngo ubuzima bwabo budapfa, akanabakurikirana akamenya ko bariye, akamenya ko banyoye. Komeza hepfo. None urambwira ngo ningende mbwire databuja ngo Eliya ari hano ko yanyica? Eliya aramubwira ati nkurahiye Uwiteka Imana Nyiringabo uwo nkorera iteka ko nza kumwiyereka uyu munsi rwose. Nuko Obadiya ajya kubonana na Ahabu, aramubwira Ahabu ahera ko aza guhura na Eliya. Nushaka ugarukira aho ngaho. Ahangaha tubonye ko Ahabu Eliya yemeye, Obadiya yaragiye, ariko icyo nashaka kukwereka muri icyo cyanditswe, nashaka kukwereka umwuka wica imihamagaro, umwuka wa Yezebeli wishe abahanuzi b'Uwiteka bose, abarokotse 100 bakajya kugira gute
bakajya kwihisha. Ariko nubwo bimeze bityo, turaje turebe uyu Eliya we byaje kugenda gute. Nubwo Eliya yari igihangange gutyo, nubwo Eliya yari afite uwo mwuka w'Imana wajya guza ukamufata rimwe na rimwe ukamujyana abantu bakamubura, ese we yaba yararokotse umwuka wa Yezebeli? Noneho ndashaka kukwereka ubukana bw'uyu mwuka, nubwo ariko nimara kukwereka ubukana bw'uyu mwuka nkwereke ko imbaraga z'Imana ziri hejuru y'uyu mwuka. Amen. Ndashaka kumenya uyu mwuka wica imihamagaro kugira ngo ubere maso ubuzima bwawe n'umuhamagaro wawe, bigutere gusenga nicyo ngamije, bigutere gushaka Imana kugira ngo umwuka wa Yezebeli utakwica, utica impano zawe, utica icyo wateretswemo, utica ubucuruzi bwawe, utica ubwarimu bwawe, utica ubuvugabutumwa bwawe, ubuhanuzi bwawe, utica imikorere yawe, kuko uyu ni umwuka wica imikorere y'umuntu ikangirika ikavaho burundu. Ababashije kurokoka uyu mwuka ugasanga nyine babayeho mu buryo budasobanutse. Ugomba guhagarara mu mavuta ukumva yuko wowe ugomba kuba mu buzima busobanutse mu izina rya Yesu. Mu gihe cya uyu nguyu cya Eliya ntabwo yagize amahirwe bwo kuba yarafite ari mu gihe cy'ubuntu turimo. Muri iki gihe cyacu turi mu buntu budasanzwe, turi mu buntu budasanzwe ku buryo dushobora gukora n'ibiruti by'abariya bakoze mu gihe cya kera mbere ya Kristo Yesu. Reka rero twihuse dusome, ariko simbuka muri icyo gice twari turimo, igice cya 18 somo wa 16 twumve. Abami ba mbere, ubwo twahise tujya mu bami ba mbere igice cya 19 hera ku murongo wa 5, cyangwa se hinusha kwereka ku murongo wa mbere. Ubwo igice cya mbere mbere ko dukomeza umurongo, igice cya mbere dusomye cya 18 n'umurongo wa 4 twarebaga umwuka wabashije kwica abahanuzi b'Uwiteka. Tureba abarokotse ko bahishwe mu buvumo. Tugeze ahantu noneho uyu Eliya wari ukuriye abandi bahanuzi b'icyo gihe, uburyo nawe uyu mwuka ugiye kumuhiga wa Yezebeli, ugiye kumushakisha kugira ngo nubwo Eliya yari igihanganye, tugiye kureba ko uyu mwuka utigeze umutinya. Hera rero mu gice cya 19 uhere ku murongo wa mbere. Imana yiyereka Eliya nuko abatekerereza Yezebeli ibyo Eliya yakoze byose, kandi Ahabu yicishije abahanuzi bose inkota. Ahabu atangira abwira amakuru yose wa mugore we witwa Yezebeli, amutekerereza uburyo yicishije abantu babahanuzi ba Bayali n'abashera 851 akabivugana. Bari abahanuzi b'ibinyoma ba Bayali ubyumve ko bari abarozi. Noneho se wumve ko yabicishije ari umwe wenyine. Ahabu atangira kubitekererezwa no kubibwirwa. Ahabu atangira kubitekerereza Yezebeli. Noneho wumve Yezebeli icyo yakoze noneho. Soma. Yezebeli ahera ko atuma intumwa kuri Eliya aramubwira ati, atuma intumwa kuri Eliya. Numva ntabwo yagize ubwoba, avuga ati uwo muntu wamanuye umuriro ukamanuka ugatuka ibitambo amaso y'abantu abireba, uwo muntu rwose wafasha abantu 850 akabicisha. Wumve ko umwuka wa Yezebeli udatinya, nta muntu utinya, nta mavuta utahangara. Ngo rero kuri buri wese icyiciro cyose wakwiyumvamo ugomba gukanguka ukaba maso, kuko uyu mwuka udatinya. Komeza hepfo none. Ubugingo bwawe ni ntabuhwanya n'ubwabo ejo nk'iki gihe. Uwo mutongero amutumyeho ngo ubugingo bwawe ni ntabuhwanya nabo wishe ejo nk'iki gihe. Imana zizabimpore ndetse bikabije. Arahiye za mana ziwe Yezebeli, bya bintu bya nigisha indahiro ya kirozi. Murabizi ko njya mbyigisha mu sinzi niba mujya mubikurikirana, kumenagura indahiro za kirozi. Iyo ni indahiro ikaze mwisi y'umwuka, ubundi ibintu byose bikomezwa n'indahiro. Iyo umuntu yaguhagurukiye mu isi ya kirozi arenzaho indahiro akavuga ati ndahiye ibigirwamana by'akavuga ati ntazancakana, ntazanyubakana, ntazanterana imbere. Ariko umunyamasengesho mwiza wamaze gusobanukirwa gusenga, iyo winjiye mu mwuka uravuga uti mpagaze mu mwuka nsenye buri ndahiro yose yirahiriwe ku bwanjye, ndayitesha agaciro mu mwuka no mu mubiri mu izina rya Yesu. Buriya nubona hari ibintu bikaze bidacika, ujye umenya ngo inyuma yabyo
hari indahiro iba isunika icyo kintu. Kugira ngo rero uyivuguruze uyirimbagure ni uguhagarara mu isengesho nawe ry'umwuka guti nirahiye imbere y'Imana ihoraho nkorera, ndasenya indahiro yirahiriwe ya kirozi, yavuze yuko ntazatera imbere, yavuze yuko ntacyo nzageraho, ndayitesha agaciro, nyirimbaguje amaraso Yesu Kristo, nyirimbaguje izina rya Yesu, iyi ndahiro nyitesheje agaciro, nyihanaguye ku buzima bwanjye mu mwuka no mu mubiri, ndatura ngo ndi umuntu ukomeye, ndi umuntu uzagera kuri ako kanya. Iyo ndahiro Imana imenaguritse semene men, ako kanya ubitaye agaciro. None ku bwa rero iyo ndahiro yoherejwe n'uwo mutongero woherejwe, uraje wumve none ko Eliya byamugendekeye. Soma komeza. Eliya byumvise arahaguruka arahunga ngo yikize. Umva aka kantu ngo Eliya byumvise arahaguruka ngo aragenda ngo yikize. Arimo arahunga iki? Umugore. Kandi yisha abagabo 850, ariko umugore umwe aramuhahamuye. Uribaza niki gitumye Eliya ahura n'ubwoba? Turaza kugisoma cyane turebe ukuntu uyu Yezebeli yari umurozi. Ayo magambo ntabwo yari amagambo, turebere hitusimbuka kugira ngo tubijyanire rimwe. Aho ngaho hagume no have, kuko turacyasoma kugira ngo mpite ngaragaza impamvu y'uwo mutongero, uburyo yari ifite imbaraga. Ayo magambo ntabwo yari amagambo asanzwe, yatwe n'umurozi ukaze wari ufite ubutware mu isi ya kirozi. Abami ba kabiri 9:22. Abami ba kabiri, turebere ingabo nziza. Abami ba kabiri 9:22. urebe ko uyu Yezebeli mu kurekura iryo jambo, icyo yari yishingikirijeho, imbaraga yari yizeye zatumye arahirira ibigirwamana byo yuko agomba kurara yishe Eliya. Hari ikintu yari yizeye, hari ikintu yari yapfuye kurahira gutyo gusa, ahubwo yarazi ubutware n'ubushobozi afite mu isi ya kirozi. Abami ba kabiri 9:22 dusomere. Nuko Yehoramu abonye Yehu aramubaza ati ni amahoro Yehu? Aramusubiza ati ni amahoro. Ni amahoro ki? Ubusambanyi n'uburozi bwa nyoko Yezebeli. Ubusambanyi n'uburozi bwa nyoko Yezebeli. Uyu yari umuhungu wande wa Yezebeli. Noneho rero sasa uyu Yehu ni umuntu wimikishijwe amavuta kugira ngo arimbure ibisigisigi by'abahanuzi ba Bayali bari barasigaye mu gihugu. Nuko nahise nsimbuka, ariko nuvuga ngo uyu Yehu rero niko yabwiye no muhungu, aramubwira ati ni amahoro ki? Ubusambanyi bwa nyoko. Nukuvuga ngo mu isi ya Satani, ku bantu bakorera Satani mu gihe cyo gusenga Bayali na Dagoni, bagiraga imigenzo y'ubusambanyi. Ya migenzo y'ubusambanyi za nyine za ntanga zigenda zimeneka, nyine mu bintu bijyanye n'ubusambanyi za ntanga zamenekaga n'ibiki bikavangirwa kuri icyo ku bicaniro bya Bayali na Dagoni gutyo. Iyo migenzo nyine kugira ngo bikazwe, hari abantu babizi neza. Nigeze kumva umukozi w'Imana watangaga ubuhamya bw'ukuntu mu buhingano, umukozi w'Imana wa joininze ubwami bw'umwijima, yagiye atanga ubuhamya yuko iyo migenzo n'ubundi ikorwa mu Buhinde. Ari dini yinjiye, bafataga abagabo bakendana, abagore bakendana, cyangwa n'abagabo bakendana n'abagore aho ngaho, bagasoreza hasi. Noneho nyine bya bindi byavuye mu mibiri yabo, cyangwa se intanga zameneka cyangwa amasoro yameneka n'iki, bikavangirwa ku bicaniro bigahabwa ikiyoka. Byahabwa ikiyoka rero uvuye aho ngaho, yavugaga yuko bava aho ngaho bakava ari abantu bakaze, bahabwa ubutunzi, bahabwa imbaraga zo gukora ibintu bidasanzwe. Rero mu migenzo ya kirozi ikomeye cyane, ndavuga abarozi babandi bahambaye badasanzwe, iyi migenzo y'ubusambanyi igendana n'ibintu bijyanye n'uburozi. Hari ukuntu bifashisha ibyo bintu bakabivanga n'ibindi, noneho bagakora ibyo bakora mu isi, bakarema ibyo bashaka kurema. Ahangaha rero komeza usozo murongo, aramubwiye ngo ubusambanyi bwa nyoko n'uburozi bwa nyoko Yezebeli butagira akagero bukiriho. Ngo n'uburozi bwa nyoko bukiriho, kuko uyu Yehu Imana yari yamwimitse, iramubwira ngo Eliya amaze gucika intege mu ihunga rye. Komeza ubwo duhita dusimbuka. Ubwo nashaka kugira ngo nkwereke ko Yezebeli yari umurozi, yakoreshaga uburozi cyane. Ubu burozi rero bwa Yezebeli nibwo bwahahamuye Eliya, amutongera umutongero mu mbaraga za kirozi, yirahiye izina ry'Imana ziwe,
ko ubugingo bwe buri buke yabuhwanyije n'ubwabo yishe. Noneho rya jambo yamutongereye ryaragiye ryinjira mu mutima wa Eliya, risunikwa n'izindi mbaraga. Ryinjiye mu mutima wa Eliya, umutima wa Eliya acika intege, za mbaraga z'umutima zo kumva yuko umurozi atamwica, yo kumva yuko umuntu umwe atamushobora, za mbaraga ziracika zimuvamo. Zimuvuyemo rero atangira guhunga. Mwihunga rye rero ngaho mva soma tumve. Yabyumvise cyarahaguruka arahunga ngo yikize atera Sheba y'i Buyuda ariho asiga umugaragu we. Ariko agenda wenyine urugendo rw'umunsi umwe mu ishyamba. Ahageze yicara munsi y'igiti cy'umurotemu, asabira gupfa ati Uwiteka ndabirambiwe. Umva iryo jambo ryari navuga ngo Uwiteka ndabirambiwe. Yisabiye gupfa bihuye na rwa rupfu wundi yagize gute, yamutongereye. Byibuke ko Yezebeli yamubwiye ngo ndirahiye ubugingo bwawe ndabuhwanya n'ubwabo wishe ejo nk'iki gihe. Siko yamutongereye yamubwiye. Noneho umutongero uragenda kuko wari umutongero watuwe n'ururimi rw'umurozi. Ntabwo Yezebeli yari umuntu usanzwe. Buri umutongero umukozi w'Imana n'umutongero w'umurozi byose bigira imbaraga. Noneho wa mutongero kuko umutongero wa kirozi usunikwa n'imbaraga z'abadayimoni. Niba umuntu agutongera ikintu nk'icyo nuvuga ngo imbaraga z'abadayimoni, imyuka mibi iri kuzima igakurikirana rya jambo. Nkuko Bibiliya ivuga ngo Imana ikurikirana ijambo ryayo kugira ngo risohoze icyo yaritumye. Mu isi y'umwuka bakurikirana ijambo kugira ngo risohozwe icyo ryavugiwe. Niba ari umurozi uko utongereye umutongero, abazimu abadayimoni bakurikirana wa mutongero kugira ngo basohoze cya kindi umurozi yarekuye. Noneho rero sasa mu isi y'umwuka icyabayeho kuri Eliya ni icyo ngicyo kibayeho kuri Eliya. Wa mutongero uragenda winjira mu mutima we, agira ubwoba, atangira guhunga ngo akize amagara ye. Ariko akoze urwo rugendo rw'umunsi umwe ari guhunga umugore, agera munsi y'igiti cy'umweratu, wumvise amagambo yahise yatuye ngo ikereye. Icyabimara nuko wakuraho ubugingo bwanjye. Icyabimara nuko wakuraho ubugingo bwanjye. Acitse intege, yibagiwe za mbaraga z'Imana zamanuye umuriro ugatwika. Yibagiwe ba bantu 50, wibuke za ngabo 50 zaje kumufata mu musozi, akazibwira ati niba ndi umuntu w'Imana umuriro numanuka uve mu ijuru ubatwike. Ndashaka kuguhagarariza ubukana bw'umwuka wa Yezebeli, uburyo wagufashe ukwibagiza n'ibitangaza by'Imana, ukwibagiza n'imbaraga z'Imana zakurokora, ukwibagiza n'ibyo wanyuzemo ukabinesha. Noneho sasa wamara kwibagirwa bya bintu wanyuzemo ukabinesha, ukakwereka ko ibije ari byo bigiye kuguhitana, ukakira. Iki ni cy'umwuka wa Yezebeli, reba ubukana bwabo n'ubugome bwawo. Nta muntu utahangara. Bisaba kugira ngo ahubwo wowe umenye ngo uyu ni umwuka wa kirozi wa Yezebeli. Wanyatatse urimo urashaka kunca intege, wanyatatse urimo urashaka kumitana, nawe ukambara imbaraga z'umwuka wera ukatura ati nk'uko Yezebeli ubuhanuzi bwirahiriye yuko azapfa, aho yameneye amaraso ya Naboti, imbwa akaba amaraso yari wazameneka, imbwa zikarigata amaraso, ukajya mu mwuka uti wa mwuka we nakuvumbuye wa Yezebeli, mubo wica imihamagaro y'abantu nge sindimo, uba wicomoye muba agomba kwica. Semene amen. Mubo wiciye umuhamagaro, mubo wiciye imikorere, mubo wiciye ubuzima, mubo wiciye destination, kuko wica destine. Uyu mwuka wica destine y'umuntu. Iyo utawutahuye urangiza destination y'umuntu neza ukarangira. Hanyuma rero Eliya nyuma yo gutera stamp, nyuma yo gutera makashi yo kwemera yuko agomba gupfa, soma hepfo nuko yiryamira munsi y'icyo giti cy'umurotemu. Ariko subiramo kakajamba gitangira kuvuga ngo icyabimara nuko wakuraho ubugingo bwanjye. Icyabimara ngo nuko wakuraho ubugingo bwanjye, kuko ntaruta basogokuru bwiza yifuje gupfa. Nuko yiryamira munsi y'icyo giti cy'umurotemu arasinzira. Gisinziriye marayika araza mukoraho. Ako kanya cyakozwe marayika ngo atumwaho araza mukoraho, byukurye arakanguka abona umutsima utaze ku makara. Wumve Eliya uburyo yarafitanye ubumwe n'Imana, cyangwa se yarafitanye ubusabane n'Imana. Ibaze kugira ngo marayika apana umuntu wigize umuntu, mu marayika wamuzaniye umutsima, kamuzanira agacuma k'amazi murya akabyuka, apana mu mwuka. Ibi ntabwo byabaye mu mwuka, ni mu mubiri. Umutsima yarawuzanye w'umubiri,
amuzanira n'amazi y'umubiri, aramubwira ati kanguka unywe kuko urugendo ari rurerure. Komeza. arakanguka abona umutsima utaze ku makara n'agacuma k'amazi biri ku musego we, ararya aranywa arongera ariryamira. Ariko marayika aramubwira ngo nakanguka arya agende. Dusubira hejuru twumve. Marayika amukangura yamubwiye ngo iki? Arakanguka abona umutsima utaze ku makara. Oya, marayika kimukangura, soma subira hejuru. Marayika mukangura yamira munsi y'icyo giti marayika araza aramukoraho aramubwira ati byuka urye. Arahaguruka abona umutsima utaze ku makara n'agacuma k'amazi biri ku musego we, ararya aranywa arongera ariryamira. Marayika w'Uwiteka agaruka ubwa kabiri, amukoraho aramubwira ati byuka urye kuko urugendo ari runini rukukomereye. Urumva marayika icyo yaramuzana ibyo kurya bwa mbere yagira ngo abyuka arye anywe akomeze urugendo, ariko umvise yuko yongeye akaryama. Kandi icyo marayika yaramuzana ibyo kurya yabonaga arushye ananiwe kandi anashonje, kugira ngo noneho akomeze urugendo. Marayika amuzanira umutsima amuha n'amazi, ararya ategereza kubona ko ahaguruka agakomeza urugendo. Wapabona wapi nta by'urugendo aho nakomeje urugendo, biba ngombwa ko amugaruka bwa kabiri. Aramubwira ati komeza urugendo kuko urugendo rugukomereye. Urugendo ugomba gukomeza urugendo rugana muri destination yawe mu izina rya Yesu. Nta gukwama, nta gusigara ahantu hamwe, nta guturi. Ugomba gukomeza n'ahantu ugomba kumva ngo uratuje urarekeye ngo wumvise ko nyine Imana izabikorera igihe bishakiye. No, komeza urugendo rwo gusenga kugeza igihe ubigezeho. Amina. Komeza kwizera kugeza igihe ugeze ku cyo wizeye ukakibonesha amaso. Komeza gushaka Imana kugeza igihe uyibonye mu bifatika bitewe n'icyo uyishakaho. Nta kugera ahantu ngo parike wumve ucitse intege ucogoye. No, marayika w'Uwiteka aragukanguye umunsi nawe komeza urugendo mu izina rya Yesu. Komeza hepfo. Nuko arabyuka ararya aranywa, iyo nda ayigendera iminsi 40 n'amajoro 40, agera i Herego ku musozi w'Imana. Agezeyo yinjira mu buvumo agumamo. Hanyuma ijambo ry'Uwiteka rimugeraho, aramubaza ati Eliya we urakora iki hano? Eliya we urakora iki hano? Urumva ni Imana. Ubwo ugiye kumva Imana yamwitegereje, yarebye gucika intege ko mu mutima we, yarebye guhunga umugore yamaze kwica abantu 851 uburyo ahamwe n'umuntu umwe. Yibagiwe ukuntu umuriro w'Imana amanukaga ugatwika ingabo 50 zabaga zije zifite intwaro zije kumufata, umuriro ukazitwika. Imana noneho kumubaza ngo urakurikira ngaho, ni nka Imana yamutangaye. Iravuga ati uyu muntu gogo, uyu muntu wesha aba bantu yagize gute n'ibyo yakoze byose, ari hehe ari marajya mu biki, ni hehe ari maragana. Niyo mpamvu Imana yaje kumubaza Eliya we urakora iki hano, kuko ntiyari naniwe, ntabwo yari yobewe impamvu ari icyo ari marahakora. Ni ubwawe ubwo yabyibaje uyu muntu arakora iki hano kweri, mu mbaraga namuhaye mu bushobozi muziho, urakora iki hano yewe Eliya we? Ngaho mvuga ukuntu Eliya yashubije. Nawe aramusubiza ati ndagize ishyaka ryinshi ry'Uwiteka Imana Nyiringabo, kuko Abisirayeli bavuye mu isezerano ryawe, bagasenya ibicaniro byawe, kandi bicishije abahanuzi bawe inkota. Ni jye nyine Eliya bwo nyine nkuko yibonaga mu gihugu yewe yarazikorewe wenyine. Abwije ukuri Imana ibyo abona n'ibiri mu mutima we. Ni jye nyine usigaye. Hepfo. Nanjye barangenza ubugingo bwanjye ngo banyice. Aramubwira ati sohoka uhagarare ku musozi imbere y'Uwiteka. Uwo mwanya Uwiteka amucaho, maze umuyaga mwinshi wasirwakira uraza usatura imisozi, umenagura ibitare imbere y'Uwiteka. Ariko Uwiteka yari atari muri umuyaga. Uwiteka ntiyari ari muri uwo muyaga. Umuyaga ushize habaho igishyitsi cy'isi. Umuyaga ushize habaho igishyitsi cy'isi. Ariko Uwiteka yari atari muri icyo gishyitsi. Uwiteka ntiyari ari muri icyo gishyitsi. Hanyuma y'igishyitsi
hakurikiraho umuriro ariko Uwiteka yari atari muri uwo. Nyuma y'igishyitsi hakurikiraho umuriro ariko umuriro ntiyarari. Urumva ukuntu Imana yashatse kwiyereka ubuhangange bwayo bwereka Eliya, ariko muri ibyo byose ntabwo Uwiteka yari abirimo. Hanyuma y'umuriro haza ijwi ryoroheje, hanyuma ryoroheje ryituze. Eliya amaze kuryumva yitwikira umwitero mu maso, arasohoka ahagarara mu muryango w'ubuvumo. Ijwi rirahamusanga, Eliya we urakora icyaho, kuko Imana mu mutima wayo ni Imana ifata ibyemezo, kuko yibasha gufata ibyemezo. Ikibona Eliya yahunze umugore akamuhamuka, ipfu yahise ibyumva vuba cyane. Ahangaha nyuma yo kumwereka uraje wumva icyo yahise imubwira, yahise ifata ibyemezo. Yisabiye kubaho kuko ubugingo bwe mbutwara. Aho kugira ngo umwuka wa Yezebeli umwice, kuko yabonaga yari yamaze guhamuka, kandi ubwo yageze kugeraho hamuka no gutinya, Yezebeli yari kumurambura ukuboko akamwica. Aho kugira ngo Yezebeli amwice, reka njye wari njye umutwara. Iramubwira ngo sawa, genda wimike Elisha abo umuhanuzi mu cyimbo cyawe. Ubwifashe byinshi by'Uwiteka Imana Nyiringabo, kuko Abisirayeli bavuye. Aho wari wahasomye, komeza hepfo. Uwiteka aramubwira ati genda usubize inzira yose y'ubutayu, ujye i Damasiko, nugerayo uzimikishe Hazayeli umwami w'Isiriya. Uwo mwami witwa Hazayeli w'Isiriya, Imana imwimitse. Uzi icyo yari imwimikiye? Kuzataka Yerusalemu, kuzataka ingoma ya Ahabu n'iki, akayataka akayisenya. Ubwo imwimikiye kugira ngo izihorere kuri wa mugore wisha abahanuzi b'Uwiteka n'iki abashe kuzahitana Abisirayeli. Komeza hepfo. mwene Nimushi wayeho wa undi twasomye, wabajije uriya muhungu wa Ahabu akamubaza ngo uvuge iki, ngo ni amahoro n'uburozi bwa nyoko n'ubusambanyi bwa nyoko bukiriho. Uyu Yehu rero yari yimikiwe, rero nawe yimikiwe kugira ngo atsembe ibisigisigi by'abahanuzi b'ibinyoma bari mu gihugu n'abarozi, azabice. Soma hepfo. Mwene Nimushi nawe uzamwimikishe amavuta abe umwami w'Abisirayeli, kandi na Elisa mwene Shafati na muri Abeli Mehora uzamusukeho amavuta abe umuhanuzi mu cyimbo cyawe. Wabyumvise, abo umuhanuzi mu cyimbo cyawe. Ubwo Imana yahise ifata ibyemezo by'abantu bazasoza umurimo Eliya yagombaga gukora, akawusoza, kuko Eliya yari amaze kwifuza kugira ngo ave mu buzima bwa hano mu isi. Nashaka kukwereka ubukana bw'umwuka w'umutongero wa Yezebeli iyo wakugezeho cyangwa wakirozi. Noneho nshaka kukwereka n'ingaruka zo kwemera gupfa, gucika intege, ingaruka zo gucika intege no gucogora. Iyo wacitse intege mu isi y'umwuka ugacogora ukifuza gupfa, mu mwuka umenya ngo wamaze gusinyira gupfa. Niyo utapfa ako kanya Imana ikagutiza iminsi 2 3 cyangwa umwaka umwe, umwaka wa kabiri, imbere yawe n'ubundi urupfu imbere ruba rucyugutegereje rwagutwara imburagihe, kugeza igihe mu mwuka ugarutse. Niba warigeze ubimenye, niba hari ahantu wageze ukifuza kuvuga ngo ubugingo bwanjye bimari iki kubaho, umenye ngo uhereye wabivuze mu isi y'umwuka bahise basinyira gupfa kwawe. Kugira ngo bivaneho nuko ugomba kuza ugakora isengesho ukavuga uti mu izina rya Yesu ndakasoringa ibihe naciyemo bikanyifuza gupfa, singipfuye mu izina rya Yesu, ngomba kubaho, sinzapfa nzarama. Semene amen. Mu mwuka buri ubwo bukosoye ibyo bintu, ubukansorinze, ibyo bitanga ubukansoringa, ubukansorinze cya kindi nyine kigahita gikurwa mu, ariko utarakansoringa menya ngo wamaze kwemezanya n'urupfu tiyari, wamaze gukorana amasezerano n'urupfu tiyari. Ni ikibazo kigiye kugira ngo urupfu ruzaze rugutware, kandi rugutware imburagihe, rugutware destination yawe hano mu buzima bwa hano mu isi utayirangije. Ugomba kurwana rero. Niba uzi ko ibyo bintu wabiciyemo, urasabwa gusenga, ugakansoringa, ugahanaguza amagambo watuye ubwawe wifuza ko wava muri ubuzima imburagihe. Atari ibyo, wumvise ko Eliya nyuma yo kubyifuza
Imana iraje amaze yewe wa mugabo urimo urakora iki hano? Iramwihorera yibwira ibyatumye hari aho ngaho. Iramwihorera ntiyagira icyo umusubiza kuko yumvise mu mutima. Hari ibintu Imana itavuga byose, Imana ntivuga byose. Abantu bicara bavuga buri kanya ugasanga Imana iravuze. Njya mbabona kuri YouTube nkumva mfite inkoni nagenda nkabakubita Imana yanjye ahubwo abantu buri kanya ngo Imana irambwiye ukareba umuntu Imana iri kubwira buri kanya si uko Imana itavuga, iba yavuze ariko hari igihe bayongerera bakayibeshyera be ikihorera ikabihorera. Uyu Eliya rero wumvise ko Imana itamubwiye buri kimwe cyose. Iyo yahise ifata decision nk'Imana, imaze gufata decision nk'Imana iramuga ko sawa, ayibwiye ukuntu byagenze. Urabona ukuntu byagenze, abahanuzi babo Uwiteka rwose, Uwiteka we Yezebeli yarabishe arabamara, dore ni nanjye ninjye usigaye, nanjye aragenza ubugingo bwanjye ngo abwice. Imana itangira kumwereka ubukana bwa n'ubuhanganye bwayo, igishyitsi, umuriro bitambuka imbere yayo n'iki, nyuma iraza mu ijwi gutyo itangira kumugayidinga ibyo agomba gukora. Yahise ifata ibyemezo byo kwesawa. Uyu biragaragara ko atagishoboye. Uramenye ntuzagaragariza Imana kutagishoboye. Igihe uzagera ku rwego rwo kutagishoboye, ibwira Imana n'imbaraga ndacyashaka gukora. Amen. Nacitse intege ariko ndacyashaka gukora. Ndacyashaka kubaho. Ndacyashaka kukuvugira. Ndacyashaka gukora ibi n'ibi. Urabizi ko hari umugabo wahakanye urupfu, atumweho n'Imana rurema, Imana rurema. Urebe ukuntu abantu batandukanye. Eliya yifuje gupfa, uwundi ahawe ubutumwa. Hezekiya arabwirwa ngo tunganya ibyawe kuko indwara urwaye ariyo kukwica, ntuzabaho. Nduwo gupfa we yari yizeye ko agomba gukira. Yumvise kuko ijambo rirambwira ngo nuko Hezekiya ararwara araremba yenda gupfa. Mu gihe yarategereje ko wenda Imana izamukiza, umuhanuzi Yesaya yamugezeho arambwira ati tunganya ibyawe kuko indwara urwaye itagomba kwicirwa uwo gupfa. Yesaya ubwo kandi ahita nigendera. Nta byo kunegosiya ngo amubwire yari yahawe ubutumwa nabi. Uw'iki gihe yakubwira ngo dusenge kandi yahawe ubutumwa ko umuntu agomba gutaha. Buriya unagiye no gusenga ahubwo wanda akagombye kuvuga ati tunganya ubugingo bwawe, ukamufasha gutunganya ubugingo. Ariko Imana yakubwiye ngo nuwo gupfa. Nyir'ubwite amaze guhabwa kurinde yari yarigiye kuri Eliya. Hari ibintu amakosa y'abantu bakoze tuyigiraho, n'ibyiza abantu bakoze tukabyigiraho. Amakosa yacu dukora tukayigiraho, ukavuga ngo utahira ikosa sinakongera, bitewe n'ingaruka wabonye ryagize gute ryaguteje, ukavuga sinakongera. Irya mugenzi wa muturanyi wawe bugufi yarikora abona ingaruka, ukavuga ati ukaryigira ukavuga nanjye ubu nuko umunyabwenge akora. Ibintu byose biramwigisha. Amen. Rero niba wigiye ku gucika intege kwa Eliya bitewe n'imbaraga zamwatatsi zarizo, bikubera isomo uvuge ngo ngomba guhatana, singomba kwemera ko umutima wanjye ucogora, singomba kwemera ko umutima wanjye ucika intege, ngomba kumera nka Dawidi wavuze ngo naho ingabo zabambira amahema kuntera, umutima wanjye ntuzatinya. Ibintu byo gutinya bishyire ku ruhande mu izina ryanjye. Ibintu byo kujya ku rwego ukumva uracogoye, ukumva wisabiye kubaho. Hari abantu ugira ngo Mana ubyihorere aho bigeze imyaka iranganye, ugasanga yisabiye bya bindi yasengeraga, akaba yagaruka ngo Mana ubyihorere ntubugi rwose imyaka iranganye ubireke. Ugasanga neza kubwo gucika intege k'umuntu aribwira ngo ngewe nizera ko nejo bundi hari umuntu twavuganye wenda kuko akunze kunkurikirana ntabwo bibivuga, ariko nari ndimo mugani nta myaka Imana itatabariramo, nta myaka umuntu atabyariramo. Imana dusenga ya Ana ni nayo y'iki gihe cya none ntabwo yahindutse. Imyaka 50 wasama, 60 wasama, niba 90 cy'imyaka yahahise umuntu yarasamye. Imana yakoze ibya Sara n'ibyawe yabikora. Amen. Abiki gihe cya none rero Imana yabo bayigabanyirije imbaraga, bayigabanyiriza ubushobozi, basigaye bareba ku myaka, ariko nta myaka Imana itatabarira mu muntu. Amen. Ntuzagere ku rwego rwo kuvuga ngo Mana noneho bigeze ubyihorere. Icyo gihe nyine ubwo wihagaritse gukora, ubucitse intege, ubucogoye,
kurikirana icyo Imana yakuvuzeho mpaka kibaye. Semene amen. Wikwita ku myaka ngo wumve ngo imyaka yakujyanye. Niba ari urugo rukurikirane mpaka uruburane. Simfite nyogokuru, ntabwo ko ari nyogokuru. Ejo bundi naramanutse ngiye kureba nsanga ngo yararongowe. Yajyaga ambwira ko birantangaza, ndavuga Mana uri Imana itangaje. Afite mirongo, ashobora kuba afite nko muri mirongo. Abagabo bafite base batandukanye, ntigeze agira amahirwe yo kuba ku rugo. Ariko noneho aho igihe kigeze arakizwa, yakira agakiza. Noneho bakazajya bamuhanurira umugabo, kubana n'umugabo akaba mu rugo rw'umugabo. Noneho rero sasa barimo bamubuhamya bw'ukuntu umugabo ngo amwita ngo ni muhoza wanjye. Yabonye umugabo mwiza w'umutunzi bajyanye nyine, ufite imyaka nk'iyiwe, w'umutunzi ufite inka, ufite iki. Batangira kumubuhamya, none nagira mvuga amazina yiwe. Suruba ngo nta myaka, ibyo ubwanjye byarantangaje, kuko yego hari igihe nagendaga tukaburaga nkamubwira ntazana ituro nkubohore ngo kure icyo kidayimoni ushake. Nkakina nyine ati se wowe uri nk'umwana wanjye uransaba ituro nticyane, kuko ni hame mu mwuka, nutarizana ntago ni hame, ntabwo byakunda. Shaka ituro uze ngo kure icyo kizimu cyakwiziritseho. Higendera tugaseka ariko ni ibintu ndi gutebya. None rero ndi manutse bambwira ukuntu rwose ufite ikigabo cy'igisaza nyine cyiza gifite imitungo, kimubwira ngo ni muhoza wanjye, kimubebeza ibintu nk'ibyo. Urumva rero nta myaka Imana itagira gute itatabariramo ngo ngere ku cyiciro byo kumuvuga ngo ibi ngibi byararangiye, Imana nikibishoboye. Ni ibihe byarangiye? Kurikirana destination yawe. Semene amen. Iyo ubona abarozi bashatse kwica, iyo ubona Yezebeli yishe, kuko uyu mwuka wa Yezebeli ni ukukora wica ingo. Niba ufite destination y'urugo ukarushyingura neza, byo igahanagura, ariko wahagarara mu Mana ukavuga uti ibi byapfuye bigomba kuzuka. Buriya umwe mu bantu batajya bava sinjya mva kwizima, ndakurahiye sinjya mva kwizima muri kamere yanjye ngo numve ko ibintu bitakibayeho. Ndasenga ngaha mpaka ibyo ntafite kano kanya mvuga yuko ari ikibazo cy'igihe. Semene amen. Nawe ibyo udafite umva ko ari ikibazo cy'igihe. Amina. Ibyo ubona byapfuye bigomba kuzuka mu izina rya Yesu. Kurikirana destination yawe, ubwira umwuka wa Yezebeli uvuge uti wishingo zabenshi urazirangiza, bamwe bapfa nta rugo bagize, ngewe sinzapfa nta rugo. Ubwira umwuka wa Yezebeli wishe benshi ubabuza kugira gakondo, ngewe nzava mu isi mbonye gakondo. Watoye magambo nkaya. Ubwira umwuka wa Yezebeli wishe benshi mu mihamagaro, wica abahanuzi, ngewe impano yanjye ntuzayirangiza, izakora mpaka kugeza ku ndunduro. Uhagarare mu mwuka wumve, uharanira icyo Imana yaguteretsemo, uharanira imbere hawe. Iyo mwuka wa Yezebeli ntabwo uzakunesha mu izina rya Yesu. None ugiye wumva ushaka gucika intege, kaka ndumva ugiye gucogoramo gake, ubundi aho ngaho niba ukeneye ubutabazi bw'amasengesho. Cyagiye uba wumva umutima utangiye kumva utendebutse, aho niba ukeneye gusengerwa. Amina. Tugiye gufata umwanya wo gusenga rero, ariko mu nama nakugira, byaba byiza niba wikunda kandi ushaka imbere hawe hazima no kuzura ibyawe, uhita upanga amasengesho yawe yihariye yo kugira ngo destination yawe, mwuka wa Yezebeli ubona wabonye, niba warabashije guhagarika Eliya ntakomeze mu mbaraga no mu bitangaza yakoze, wowe urumva urinde utiyambaje umwami Yesu, udahamagaye Yesu. Twebwe dufite Yesu Kristo nk'umurwanyi uturwanira intambara. Semene amen. Watangije umurimo kandi uba witeguye kuwusoza. Yiteguye kuwusoza. Yesu yatangiye ibintu ntabicikirizamo kabiri, keretse iyo witandukanyije nawe mu buryo bw'umutima. Hari abantu batandukana n'Imana mu buryo bw'umutima. Uyu Eliya buri ikintu yarakoze, yari amaze gutandukana n'Imana mu buryo bwo gukorana n'Imana hano mu isi. Imana yifuzaga ko agomba gukomeza akabaho, ariko yisabira gupfa. None Imana ifata idesi iravuga ngo kuko nawe bwa yaravuga musabe muzahabwa. Ibonye yasabye icyo bizanwa no kukimuha. Urabizi rero ko yaje kumutwara adapfuye, ahubwo ati nubwo nyine meze gutyo ntabwo ndi bwemere kuko hapfa ngo yicwe, ngenda mutwara. Iramutwara mu gihe ari muzima.
imbaraga akazi kiwe yakoraga gasigarana nde Elisha agendera amavuta yiwe. Ariko tukabona mu byahishuwe ijambo ry'Imana rivuga ngo abahamya babiri, tubona bari abahamya babiri bagaruka kuzuza akazi kabo hano mu isi. Ndetse tukabona na Yesu avuga yuko umwuka wa Eliya ati ndabwiza ukuri Eliya mwabwiye uzaza ko yamaze kuza. Tukabona ko umwuka wa Eliya wagarutse muri Yohana Umubatiza. Bwana sifuwe sana. Umwuka w'Imana ukuzeho utuma ukugeza muri destination yawe. Mu bacogora ntago turimo, nge nawe ntiducogora. Dusoreza muri Yesaya igice cya 40 n'umurongo hari wa 22 cyangwa se here kwa 18. Wahageze Yesaya umurongo wa 18. Umurongo wa 18 haravuga ngo nuko rero Imana mwihwanya nuko rero Imana mwayihwanya nande? Imana mwayihwanya nande? Cyangwa mwayigereranya n'ishusho ki? Dore igishushanyo kibajwe umucuzi abanza kukiyaza. Igishushanyo kibajwe ngo umucuzi abanza kugira gute? Kukiyaza. Umucuzi w'izahabu akagiteraho izahabu, akagicira imikufi y'ifeza. Umutindi utabona ituro ringana n'iryo ashaka, igiti kitazabona, maze akishakira umukozi w'umuhanga wo gushinga igishushanyo kibajwe. Simbuka ku murongo wa 28. Haravuga ngo mbese ntiwari wabimenya? Mbese ntiwari wabimenya? Ese nturabyumva? Ese nturabyumva? Imana ihoraho, Uwiteka umuremyi w'impera z'isi, ntirambirwa, ntiruha, ubwenge bwayo ntiburondoreka. Yes. Niyo iha intege abarambiwe, kandi utibashije imwongeramo imbaraga. 23. Abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose. Ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere, bagurikisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Ugomba kuba muri iryo tsinda ry'abo bantu bagenda ntibacogore, bataruha batananirwa. Semene. Abantu bataruha batananirwa mpaka bageze ku cyo bashaka, mpaka bageze ku cyo Imana yabavuzeho. Ugomba kwicomora mu mubare w'aba bantu baruha barambirwa. Yego abasore b'imigenda bazagenda baruhe, iyo byabo abasore b'imigenda bazagenda baruhe, ni ba basore bakiri bato bakagombye kuba bafite imbaraga zihagije. Ariko ijambo rivuga ngo abo bazaruha. Ariko babandi bategereza Uwiteka, bahora bashaka Uwiteka, abo ngabo ngo basubizwamo intege nshya. Semene. Za ntege mu mutima ukumva habyutsemo izindi imbaraga zo gushaka Imana, habyutsemo imbaraga zo kwizera, habyutsemo imbaraga z'ibyiringiro, hakavukamo imbaraga zo gukomeza nyine no mu bihe bikomeye. No mu bihe bikomeye ugakomeza ukatura ibyiringiro. No mu bihe baba bagiye kuguta hanze ukavuga ati nubwo bantaye hanze Imana izamba inzu yanjye. Ntumve yuko kuba bagutaye hanze bivanyeho kutazatunga inzu yawe. Semene. Ngo Satani akwihebeshe ngo akubwiye ati se niba bagutaye hanze mu nzu y'ubukonde ni gute uzabona inzu yawe bwite? Niba se imyaka yose ufite urabona uzashaka byarangiye. Ngo Satani akubeshyesha imyaka aturuti nzashaka, ubukwe bwanjye burahari naho bwangiye. Tugiye gufata umwanya wo gusenga. Naho business yawe yaba yameze gute, yagiritse, yapfuye, mbega ikintu cyo ahantu hose wakwisanga, ntuzigere watura amagambo nka Eliya yatuye ngo wumve ko ibintu byarangiye. Sema amen. Tugiye gufata umwanya wo gusenga rero.
ariko natangaga inama mvuga ngo wabishobora bitewe n'aho ashaka kuvana ubuzima bwe n'aho ashaka kubuganisha, wafatirana ugafata ibihe byo gusenga, ugasengera destination yawe, ugahangana n'uyu mwuka wakujeraga amajanja wa Yezebeli ushaka kwica destination yawe. Twabonye ko ari umwuka ufite uburozi bukaze cyane, ukabwira Imana, Mana uyu mwuka wankozeho mu isi y'umwuka, barandadiye, bararoga, bagira gute, byose ibintu biraboroka, birangirika. Nasobanukiye ko umwuka wa Yezebeli ukora gutya, ushaka kwica ngiye mu mwuka, ushaka kwica umuhamagaro wanjye, ushaka kwica destina yanjye, ushaka kugira ngo ubuzima bwanjye bucibwemo ibice, babwigarurire, babugabagabane. Uyu mwuka kinjira mu mwuka ukawusenya, ukawurimbura, ukavuta mu izina rya Yesu. Umuriro w'Imana umanuke utwike uyu mwuka wa Yezebeli katika jina Yesu. Uyu mwuka ushaka ko mba mu bwihisho, mba mu buvumo. Twabonye ko abarokotse bamwe bari abahanuzi bamwe 50 bibereye mu buvumo bajya kwihisha. Ntabwo ushaka gukora ku mugaragaro ngo ugaragare, tugomba kugaragara mu izina rya Yesu. Iyo utangije ka business umwuka wa Yezebeli, ntabwo ushaka ko ka business kawe gakura, ushaka kugira ngo gapfire mu nzira ntikagire yo kagera. Umushinga wose utangije uyu mwuka wa Yezebeli uhita uwica. Iyo uzamuye bivuze ngo ukinjira mu mushinga wo kubaka. Hari mwene data yubatse inzu yintekeza mu gihe cya covid byari nka 2001, ariko ko ari umusiramu adasobanukiwe, arambwira ngo, ndamubaza nti se yanzu yawe bite, ku cyo gihe yari iri kuri renta, ati uva icyo gihe ati cyo nongeyeho n'itafari rimwe gusa. Ndamubwira nti Mana ntembewe, ndamugeza nicishamwe akajambo gake, ndamubwira nti haragukagiye nyine n'abarozi baguhagarikiye iyo nyubako nyine, ubwo n'umwuka nyine, umwuka wa Yezebeli nuko ukora abakirozi, uzamura umushinga ugezemo hagati ugahita ufunga. Abantu mubona babazamuye amazu ugasanga yagarukiye muri za rento ntibarangije. Ni imbaraga za kirozi ziba zakoze biriya, ni imbaraga z'abakozi ba Satani. Uwo mwuka wa Yezebeli wica imishinga, ukica imihamagaro, ukica buri kimwe cyose, ukica icyo utangiye, ukica ingo, ukica imbyaro, ukica gipfa kuba ari ikintu gishaka ubona ko utifuza. Ngo ni rya sengesho ridakwita ku gipimo, ahubwo isengesho rero iri sengesho mbega nk'iryo mvuze ntabwo rigusha ku ntego. Isengesho rimanisha cyangwa rifite ubusobanuro, ni isengesho rifite iryahuranye rero ni rya rindi rizavuga ati wa mwuka wa Yezebeli wishe business yanjye, wica imikorere yanjye, urashaka kwica na destination yanjye, ndakusenya. Ntabwo noneho sasa ibyo wishe birazuka. Umwami Yesu abasha guha ubuzima bidafite ubuzima. Yazuye Lazaro wari umaze iminsi 4 mu gituro. Reka tuve ku bya Lazaro. Imana izazura abapfuye kuva isi yaremwa kugeza ku munsi wayo w'umuzuko. Izazura iyo mibiri yaboze gutyo, ikongera igasubirana ubuzima. Yananirwa gute kuzura ibyo ngibyo by'umwuka wa Yezebeli wishe? Biroroshye. Bisaba kugira ngo uzamure ibyiringiro byawe no kwizera kwawe, ubundi ugasenga. Data mu izina rya Yesu Kristo, izina twahe gukirizwamo, izina rifite ububasha, izina rifite ubushobozi, izina rizura ibyo umwanzi yishe, izina rihagarika umwuka wa Yezebeli ntube ukibasha gukora. Hagarika uyu mwuka wa Yezebeli, rimbura umwuka wa Yezebeli, twikiza imbaraga za Yezebeli katika jina la Yesu. Uyu mwuka urwanya imihamagaro, uyu mwuka urwanya katika jina imishinga, ukarwanya imikorere, ukarwanya destination, ukica impano, ukica iby'Imana yashyize mu bantu. Yewe mwuka we vumwa mu izina rya Yesu Kristo. Tukugabije izina rya Yesu Kristo, tukugabije amaraso Yesu Kristo, tukugabije Imana Data twese uremye ijuru n'isi. Uwiteka Nyiringabo akwica gukure ku buzima bwacu wa mwuka we, va ku buzima bwanjye. Wewe washatse ko nkorera mu bwihisho, wewe washatse ko ntajya hagaragara, wowe ushaka ko abantu batagaragara, wowe ushaka ko ubwoko butagaragara, wowe ushaka ko za business z'abantu zitagaragara, ingo zabo zigaragara, imbyaro zabo zigaragara. Imbaraga z'Imana zikwica wa mwuka wa Yezebeli we katika jina Yesu. Umwuka w'uburozi, uburozi bw'ibitongero, uburozi bw'ibitongero turabutesha agaciro, turabufunga mu izina rya Yesu Kristo. Turakuzurwa kw'ibyapfuye, turakuzura
gukurwa kw'ibitakiriho mu izina rya Yesu Kristo. Ibitari biriho byongere bibeho, ibitari biriho byongere bibeho. Ndatura ngo ibitari biriho byongere kubaho, ndatura ngo ibitari biriho byongere kubaho, ndatura ngo ibyapfuye bibeho, bizinesi yapfuye ibeho, ndatura ngo bizinesi yapfuye yongere kubaho mu izina rya Yesu. Imibereho yangiritse yongere ibe mizima, imibereho yangiritse yongere ibeho, impano zangiritse zongere zikore mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ingo zasenywe zongere kubakwa katika jina la Yesu watsinze urupfu n'ikuzimu. Uwiteka hembura imihamagaro y'abantu Yezebeli yishe, hembura imihamagaro y'abantu Yezebeli yishe mu izina rya Yesu. Ndatura ngo imihamagaro ihemburwe mu izina rya Yesu amazina yose. Urakoze mwami, tuguhaye amashimwe kuko uri Imana ihembuye, uri Imana izuye, uri Imana ikoze ibitangaza, uri Imana idukuyeho umwuka wa Yezebeli, kandi ibyo wagenzaga kwica ntabwo ukibibonye, ntabwo ukibibonye mu izina rya Yesu Kristo. Mu bacikirizamo destination zabo ntabwo turimo, uri hano mwami ku isengesho ribohora. Ntabwo destination yiwe izacikirizwamo kabiri katika Jesus, katika Jesus. Ndatura ngo destination z'abari aha hantu ntabwo zizacikirizwamo kabiri katika Jesus. Iyanjye ntizacikirizwamo kabiri, iyaba abantu baza ku isengesho ribohora ntabwo izacikirizwamo kabiri mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Urakoze mwami, tuguhaye amashimwe, tuguhaye icyubahiro. Izina ryawe rikuzwe kandi izina ryawe rihimbazwe ibihe byose bidashira mu izina rya Yesu. Amen.